Uwiteka Mana igira neza, Mana yo kwizerwa, Mana ikiranuka, ibyiringiro byacu, mahoro yacu, Mana iyo hatazaho ko nkumenya Data, iyo hataza kubaho ko nkumenya, ubu ngubu ahanjye haba haribagiranye. Ntango nari bubashe kubaho nihanganira ibibazo by'ino si Data, ntango nari bubashe kubaho nihanganira isi ihora inyaka ibyo nabasha kuyihereza, ntango nari bubashe kwihanganira aho umubiri wanjye Data unyaka ibyo nabasha kuwuhaza, ntango nari bubashe kubaho Data muri ino si yuzuye ibibazo n'ibigeragezo gusa. Ariko kuba narakumenye Data bimfitiye agaciro kanini gakomeye, kuko Data mbasha kubaho kandi nkabaho Data ndetse nizeye ko nzabona n'ubugingo buhoraho, kuko niweho nzira n'ukuri n'ubugingo. Nawe akwiringiye uzigera akorwa n'isoni, kandi abakwiringiye bose bazabona mu maso h'Imana, abakwiringiye bose bazabana nawe kuri wa munsi, bazaba bari kumwe nawe, bicaranye nawe, basangirire ku meza amwe ntawe Data. Niyo mpamvu amagingo aya ngaya Data tugiye kubana mu ijambo ryawe. Iri jambo Data urima, warambwiye ngo Data nzaryigishe ahashoboka hose, nzaritambutse isi yose iryumve irimenye. Nabanje kubyigisha ku ishuri Data numva sinyuzwe, nkigisha mu masengesho numva sinyuzwe, none Data ngiriwe ubuntu bwo kurinyuza kuri YouTube, ahantu urubuga ruhuriweho n'abantu benshi batandukanye. Ndakwinginze buri wese ugiye kubana nanjye agafata umwanya we kugira ngo abane nanjye muri iri jambo ry'Imana ririnde rirangira. Ndakwinginze ngo umuhe umugisha, kandi Data umuhindure, umukomeze, agumye Data kuguma kukwiringira, ugumye kumuha imbaraga zo kugumya kunesha sekibi, zo kugumya kunesha imigambi mibi y'icakura, imigambi mibi y'abadayimoni, mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ngo ugumye umushoboze, ndakwinginze ngo ugumye umurinde, kandi azageze kuri wa munsi mwiza, wa munsi mwiza twese abera dutegereje, wa munsi mwiza abera twese twiteguye. Nyemerera Data ubane natwe, utangirane natwe Data nyegura ku ngoma, kugeza turangije dusubitse iri jambo ryawe, kugeza Data dusubitse, kuko nta muntu wasoza ijambo ryawe, ahubwo turasubika ejo tugakomeza Data. Nyemerera utangirane natwe kujya dusubitse, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Uyu munsi tugiye kwigana ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice bibiri, umurongo wa 11 turasoma n'umurongo wa 12, nyuma tuze gusomana n'umurongo wa 23. Umutwe w'iri jambo cyangwa se intego y'iri jambo ry'Imana uravuga ngo kugira ingeso nziza abapagani no kugandukira abategeka. Mureke dusome. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatera guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatera guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Mureke dusome n'umurongo wa 23. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwa kibera, ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhereko tubeho
ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije, kuko mwari nk'intama zizimiye, ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu, ari we murinzi wabwo. Dusubiremo. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwa kibera. Ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije, kuko mwari nk'intama zizimiye, ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu, ari we murinzi wabwo. Ijambo ry'Imana hano riratubwira ati, intego y'ijambo ry'Imana mwayumvishe ni ukugira ingeso nziza mu bapagani no kugandukira abategeka. Urugero rwiza ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni urugero rwiza rw'umuntu wagize ingeso nziza, akazigira mu bantu bari bamwugarije, batari beza, batari bamubereye beza, ariko yagaragaje ingeso nziza. Niyo mpamvu ari we rugero rwiza. Umukristo wese ari we rugero rwiza. Umuntu wese ushaka kuzabona umwami mu maso he, agashaka kuzajya mu bwami bw'ijuru, yakagendeyeho, yakarebeyeho, yakitwararitse akagenda nka we. Yesu Kristo yaratutswe ntiyabasubiza, ntabyumvishe. Ibyo bamukoreye byose nta na rimwe yigeze yababwira nabi. Baramukubise, bamukubita inkoni nyinshi, bamujomba icumu, bamwambura imyenda, bamubamba ku karubanda asebetse, ariko ibyo byose yagumaga basabira umugisha kuri Data wa twese. Yesu Kristo ni urugero rwiza. Niyo mpamvu batubwira ngo nimugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatera guhimbaza Imana. Ibyo ukora byiza, ingeso zawe nziza zifite benshi zizagirira akamaro, zifite benshi zizahindura. Uko witwara muri sosiyete bifite abantu benshi bihindura. Niba umenyanye n'umuntu ari ubwa mbere, ingeso zawe zifite 50-70% zo kuba zamuhindura akaba uwo uri we, bitewe n'urukundo n'isano n'urugwiro mwagiranye. Rero ndakwinginze mugenzi wanjye, nyemerera iri jambo uryumve kandi urishyire ku mutima wawe, ribe inkingi y'umutima wawe, urizirikane. Mbere yo kuryama ujye uzirikana yuko Yesu Kristo yabaye urugero rwiza rw'Imana yifuza. Murabyibuka, amara kubatizwa, ijuru ryarakingutse, humvikana ijwi rivuga ngo, dore uyu niwe mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ese wowe Imana muri ino minsi iri kukubona ute? Ese wowe muri ino minsi Imana iri kukwirata? Ese ntibyaba ari byo biri gutuma Imana uri gukeka ko yakwibagiwe? Wibuke ko ijambo ry'Imana riravuga riti, nitumwegera azatwegera, kandi nitumuhunga natwe azaduhunga. Isuzume nshuti mugenzi wanjye, urebe yuko ibyo uri gukora muri ino minsi atari byo biri gutuma Imana igaragara nk'aho yakwitaje, atari byo biri gutuma Imana igaragara nk'aho yavuye mu byawe. Isuzume
nuko mugenzi wanjye bitume uhinduka. Nagira ngo tubane muri iri jambo ry'Imana, mwebwe twabanye gutangira kugeza ku musozo w'iri jambo. Ndagira ngo ngushimire kandi ngusabire umugisha ku Mana. Imana iguhereze umugisha, Imana iguhe guhirwa mu byo ukora byose, kandi ndakwinginga nanjye ndiyinginga kugira ngo tujye dusaba kandi dusabe imbaraga, kuko uru rugendo ntabwo rworoshye, si buri wese urugendamo ngo bikamworohera, kandi n'uwiyita ko rumworoheye uwo nguwo Imana imubona nabi, kuko twese dushobozwa n'Imana, dushobozwa na Yesu Kristo, kuko dore Yesu Kristo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Ubu ntitukiyoborwa n'amategeko, ahubwo dukwiye kuba imbata ya Yesu Kristo, dukwiye kuba imbata ya Yesu, imbata, tukamugendaho, ibyo akora byose tukaba turi hafi ye. Kuba imbata ya Yesu Kristo ni ukugerageza gukora ibyo yakoze, tukagendera kure ibyo yangaga. Niko kuba imbata ya Yesu Kristo. Dukore ibyo yakoze, tuvuge ibyo yategetse kuvuga, twirinde kujya kure y'ijambo rye. Nuko abagenza gutyo bose bazabona Imana kandi bazabona ubugingo buhoraho. Nimunyemerere dusenge dusaba Imana imbaraga, dusenge dusaba Imana idushoboze. Uru rugendo rutoroshye, buri wese agomba gusaba imbaraga, kuko nyamuneka nshuti mugenzi wanjye, nta muntu wakishoboza runo rugendo atari kumwe na Yesu Kristo. Nimwubahe Imana dusenge kubwira ijambo twumvise. Mwami Yesu, watanze ibintu by'agaciro, wambaye ubusa kugira ngo mbashe kubaho. Wigize umuntu usa nkanjye, wambara umubiri kugira ngo unkize. Warakubiswe ntiwabatuka, waratutswe ntiwabasubiza, bagucira mu maso, bagukorera ibintu bya mfura mbi, bibi byose bishoboka, ariko ntiwigeze ubarakarira, ahubwo wagumaga ubasabira umugisha kuri Data wa twese. Rero Data, nanjye icyo ngusaba, ume kunesha nk'uko wanesheje. Yesu Kristo, unshoboze muri uru rugendo rutoroshye, uru rugendo rukomeye, ariko ndakwinginze kugira ngo mbere umurengezi mu byo mvuga, mu byo nkora, mu byo ntekereza no mu byo ndeba. Buri kimwe cyose ndakwinginze ngo mbere everything for me, mu byo mvuga, mu byo nkora byose, mubanje imbere Data. Nyemerera ugumye untegeke, nyemerera ugumye umbe hafi kuruta umubiri nambaye, ni mu izina rya Yesu Kristo. Nsenze nshimira umuntu wese wabanye nanjye muri iri jambo ry'Imana, kandi ugumye kudukomeza, ugumye kutwambika imbaraga, ntihakagire umuntu ugira icyo akuburana, kandi Data akumva ijambo ryawe, akabana nawe muri byose. Urakoze, urakarama, mu izina rya Yesu Kristo, amen.